Shalom, shalom, bene data muraho. Uwiteka niwe mana yacu wenyine, tugushimiye kwera no gukomera mana we. Uri data w'ibihe byose, muri wowe niho turonkera amahoro, muri wowe niho hari ubuzima, muri wowe niho turonkera ubugingo buhoraho, muri wowe turi abatsinzi. Karibu kuganira natwe, kunezeza imitima yacu no gukomeza imibiri n'ubugingo. Gushimira abakunda ijambo ryawe, uzabakundira ico, uzabagira abagaciro mu isi kugira ngo babe urumuri n'umusemburo w'ibyiza. Kubwa Yesu umwami wacu, amen. Abami ba kabiri igice cya 20, Ezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Ezekiya ari umwami mwiza. Umwami mwiza iteka yabaga afite akarusho n'ibintu bye bitandukanye n'abandi b'Isirayeli cyangwa se abayuda bitewe n'uko yasabanye n'Imana ye. Bibiliya ivuga ngo muri iyo minsi Ezekiya ararwara yenda gupfa, bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi, ni Yesaya umuhanuzi mukuru, ni Yesaya umuhanuzi mukuru, aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga, ugiye gupfa. Arangije kumubwira ubuhanuzi. Inyuma iyo baguhaye ubuhanuzi ujya ukora iki? Iyo baguhaye ubuhanuzi bukomeye, bubi, budasanzwe, icyo uza ukora ni igiki? Benshi ahita yakira uko akamira bunguri, akumva ko nta kindi yabikoraho, ni ugutegereza gusa. Ariko Imana ni data. Ezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke amahirwe namwe gusa, amahirwe ahagarika urupfu, amahirwe ahagarika ibitero n'ibindi byose, nuko ufite ibyo ubasha kwibutsa Imana yawe. Inshuti yanjye, hari ikintu kimwe kidasanzwe cyo mu bwami ushobora kwibutsa Imana. Benshi azajya kuvuga ngo urumva Mana, ngo abana banjye nibatonga ibiki na biki, ngo bize gute, ngo ababyeyi banjye, ngo bene wacu, ibyo ntibyayikanga. Imana ikangwa ni by'ubwami. Wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, cyo ni cyambere, kuba naromatanye nawe imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, reka nsubire mwaha. Arabanza yibutsa Uwiteka, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Yani bihe yayibukije ko yasenye ingoro z'ibigirwamana zose, akongera akagarura Imana mu gihugu. Nuko Ezekiya icya kabiri yakoze nyuma yo kwibutsa Imana, ararira cyane kandi arasenga. Ibintu bitatu bijya bituma Imana yigarura. Ni ubusabane bw'ikirenga mwagiranye, ubushuti buri hagati hamwe idashobora guheba inshuti yawe. Cyo gituma navuze ngo kubw'inshuti yanjye, kubw'intore zanjye, kubw'inshuti yanjye Aburahamu, Imana ikemera igahindura ibintu. Cya kabiri, kurira. Amarira yose yarize, aririra Imana, ntaririra ibibazo, ntaririra abantu. Cya gatatu, arasenga. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Ezekiya umutware
w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Icya kane nibuka Yesaya yakoze nyuma ya biriya bitatu, kwibutsa Imana igihango bagiranye. Icya kabiri yes, reka kibabwire. Hallelujah. Icya kabiri gikomeye, kwibutsa Imana igihango bagiranye, kurira cyane, gusenga. Icya kane yakoze ni iki? Yahize umuhigo. Bwira Uwiteka, ndashaka kubaho ngo nzabeho ndeba ubwiza bwo mu rusengero gusa. Ndashaka iminsi ntabaye mu rusengero, ndashaka kuba mu rusengero aho bakuramya ngo tugucurangire inanga. Imihigo nayo myiza igituma Imana yigarura. Okay, subira ubwire Ezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe. Urumva ko yasenze? Mbona n'amarira yawe, urumva ko yarize? Dore nzagukiza ku munsi ugira gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Umuhigo yari yarahizeho kuba mu rusengero. Kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana izirinda abantu bitewe nuko yibutse inshuti zayo, cyangwa yibutse inkoramutima zayo ziwanyu. Hari ibyo Imana izakora Abisirayeli bitewe gusa nuko yibutse Dawidi. Imana yibuka Dawidi ikarinda Abisirayeli. Ugomba kubaha Imana no kuyikiranukira ku buryo bizaba umusaruro no kuba gukomokaho. Nizajya ikwibuka by'ukuri Imana yigarure ku rubyaro rwawe. Yesaya arongera aravuga ati nimuzane umubumbe w'imbuto z'umutini. Barawuzana. Bawushira ku kirashi. Yararwaye aherako arakira. Ezekiya abaza Yesaya ati ni ikimenyetso ki cyerekana ko Uwiteka azamvura kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu? Yesaya aramusubiza ati nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Ezekiya aramusubiza ati biroroshe yuko igicucu kijya imbere intambwe 10, ahubwo ni gisubire inyuma intambwe 10. Gicucu yaani cyajyagiye, ariko ndashaka ko gisubiriye intambwe 10 kugira ngo nemere ko Uwiteka mbaye ikimenyetso cyo gukira. Nuko umuhanuzi Yesaya atambira Uwiteka aherako aho igicucu cyari kigeze mu rugero rwa hazi, agisubiza inyuma intambwe 10. Igice cya kabiri cy'iki gice, Ezekiya amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe. Icyo gihe Baradani mwene Baradani umwami w'i Babuloni yoherereza Ezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Ezekiya yarwaye. Maze Ezekiya yakira intumwa ze, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu
bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'inzahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Iri ni ikosa ribi yakoze cyane. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Ezekiya, aramubaza ati, ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. Arongera aramubaza ati, mu rugo rwawe babonyemo iki? Hezekiya aramusubiza ati, ibirimo mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Ezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka. Igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Ko weretse mwibuke ko systeme ya Babiloni idahuye na systeme ya Yerusalemu. None ngubwo bafitanye ubucuti, amweretse ubutunzi bwose bw'Isirayeli, amwereka n'intwaro zabo zose. Bibabaza Imana yo mu ijuru. Kuvuga ngo ibyo waberetse byose igihe kizagera bitwareho iminyago byose, kuko wabyeretse abapagani bidakenewe. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yabo bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami i Babuloni. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka uvuze ni ryiza. Arongera aravuga ati, none se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho? Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'imbaraga ze zose nuko yapfuye yafukuye ikidendezi, agaca umukore wo kuzana amazi mu murwa. Mbese ntibyanditse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Yari yarafukuye azana ikidendezi mu murwa, amazi arayazana, kuko bakurura amazi bakayazana. Nuko Hezekiya aratanga asanga abasokuruza, maze umuhungu we Manase yima ingoma. Ariko Manase ndibaza ko yari mubi cyane, atarahuye na se. Gusenga byongera imyaka yo kubaho, ubushuti ugirana n'Imana byongera iminsi yo kubaho, imihigo myiza byongera ibihe bidasanzwe ku buzima bw'umuntu. Imana yite ku byo yakoze, ikongerera imyaka. Icya kabiri, ikugarurira amahirwe yose mu izina rya Yesu, kugira ngo uzabonere kugira neza k'Uwiteka mu isi y'abariho. Data turakoze mu izina rya Yesu, isabiye abantu buri muntu wese umwongera ibihe byo kubaho ngo akuramye. Wongere utugarure ibihe byiza byo kwishima no kukuramya wowe, tuvuga ubukuru bwawe. Ninde uhwanye n'Uwiteka Imana yacu? Ntawe uriho. Tabara ubwoko bwawe Mana, wumve gusenga kwabo, wite ku marira yabo, wite ku busabane mwagiranye, ubongere ibihe byo kubaho, ugarure n'umugisha. Ibyapfuye byose byongere bizuke, babeho baguhimbaza. Ndakwizeye kuri Data, intwari yacu n'imbaraga yacu. Niyo abantu bananirwa ntunanirwa, niyo abantu bareka ntureka. Abaganga bari bananiwe Ezekiya, abahanuzi bari bamusezereye, ariko gusenga, gusabana, gushaka mu maso hawe, kukwibutsa ibyiza, bitumye ubumana bwawe wigarura. Ndagushimiye ko tugufite Imana umutabazi. Igaragaze mu izina rya Yesu, tugirire neza. Kubwa Yesu Umwami. Amen. Amen.